Muri aya mateka twibukiranya turagaruka ku ntambara yabaye hagati y'u Rwanda n'u Burundi mu gihe cy'abami Cyilima wa kabiri Rujugira w'u Rwanda na Mutaga wa gatatu Senyamwiza w'u Burundi. Intambara yabaye mu kinyejana cya 17 ikabizwi mu mateka y'ibihugu byombi nk'imbogamizi ikomeye yagiye isiga ingaruka ku mubano ku butegetsi bw'ingoma zombi. Amateka agaragaza ko Cyilima wa kabiri Rujugira mwene wa gatatu Mazimpaka uzwi cyane mu ntambara z'ubutwari no mu gukomeza imipaka y'u Rwanda yabaye umwami uharanira kwagura igihugu cye nk'uko bisobanurwa na Alex Kagame ndetse na Ian Vansina. Mu gihe Mutaga wa gatatu Senyamwiza w'u Burundi nawe yari umwami ukomeye w'umugaba w'intambara wifuzaga gukumira ubusugire bw'u Rwanda no gukomeza imbaraga z'ingoma ya bene ngoma nk'uko byanditswe na Emile Mworoha muri Histoire du Burundi. Amateka akomeza avuga ko uru rubuga rw'intambara rwaturutse ku mpaka zitavugwaho rumwe no ku bushake bw'umwe n'undi bwo kugaragaza ubuhangange, bikaba byaratumye habaho urugamba rwatatse amateka n'ubutwari. Intambara yagiye igaragaza kugundira ubutaka, ibikorwa byo kwihimura n'amarushanwa y'inkota n'umuheto byatinywaga mu karere k'ibiyaga bigari. Uko iyi ntambara yatangiye, uko yagiye igenda n'ingaruka zayo ku Rwanda n'u Burundi nibyo tugiye kugaruka muri iki kiganiro. Ariko tutibagiye urubuga rw'abatabazi muri iyi ntambara. Mu gutegura iki kiganiro twifashishije ibitabo by'amateka birimo icyanditswe na Ian Vansina yasohoye mu 2004 cyitwa The Antecedents of Modern Rwanda, gifite chapitre igira iti The Nyiginya Kingdom, cyasohokeye mu mujyi witwa Madison mu icapiro ryitwa University of Wisconsin Press. Twifashishije kandi n'ikindi gitabo cyanditswe na Alex Kagame iki yagisuye mu mwaka wa 1969 yacyise Introduction au Grand Générique de l'Ancien Rwanda, cyasohokeye i Butare mu cyitwa ka Edition Université du Rwanda. Tubibona kandi mu kindi gitabo yanditse cyitwa Un abrégé de l'Histoire du Rwanda, nacyo cyasohokeye i Butare mu cyitwaga Edition Université du Rwanda. Iki nacyo yagisohoye mu mwaka wa 1972. Tubahaye ikaze. Inkotanyi cyane yabyirutse neza. Ingoma ya Mibambwe wa kabiri Gisanura ni Yuhi wa gatatu Mazimpaka mbere y'ingoma ya Cyilima wa kabiri Rujugira. Ingoma y'u Rwanda yari ntoya cyane ugereranyije n'ubutaka bwa Repubulika y'u Rwanda y'ubu. Yari ikikijwe n'ibihugu bine bihuriye ku bintu bibiri mu majyaruguru no mu majyaruguru y'uburengerazuba. Ibyo bihugu byagengwaga n'abatware b'imiryango, ariko mu majyaruguru y'Iburasirazuba no mu majyepfo ingoma Nyiginya yari ikikijwe n'izindi ngoma ziyiruta cyangwa se nayiruta, zashyirwa mu byiciro bitatu. Icyambere cyari kigizwe n'Indorwa n'u Burundi zirangwa no kuba mu misozi miremire yagiraga imvura nyinshi, ikaba yarabiheshaga ibihe byiza biberanye n'ubworozi bw'inka. Icyo gihe Indorwa n'u Burundi byarutaga u Rwanda mu bunini, ariko u Rwanda rukagira abaturage baruta b'Indorwa ariko bajya kungana n'abo Burundi mu bwinshi. Ikindi cyiciro cyari kigizwe n'Igisaka ndetse n'igihugu cyitwaga Karagwe bigizwe n'udusozi natwo tuberanye n'ubworozi, ariko zikarangwa n'imvura nkeya igereranyije n'iyarwaga mu Rwanda rw'icyo gihe. Akaragwe karutaga u Rwanda mu bunini, ariko u Rwanda rukakarusha abaturage benshi, naho Igisaka kikajya kungana n'u Rwanda muri byombi. Icyo gihe izo ngoma zakundaga gushyamirana zigamije kwigarurira inka n'ubutaka. Kubera guhora zihanganye, izo ngoma zakundaga gukora ibishoboka byose ngo ziganze izindi, ku buryo zashoboraga kwakira neza ingabo zihunze muri kimwe muri ibyo bihugu, maze zikavangwa n'izindi kugira ngo zongere imbaraga. Hari igihe izo ngoma zagiranaga umubano mwiza ubundi zigashyamirana bitewe n'inyungu zo muri icyo gihe. U Rwanda iyo rutamenya kwirwanaho muri iyo nkubiri yo guhangana no kubana neza n'abandi, byari gushobora ko utari gukomeza kubaho. Umwanzi wa mbere w'u Rwanda rw'icyo gihe yari u Burundi. Bwari bufite umwami witwaga Ntare Kivimira, wari umurwanyi watitizaga ibindi bihugu birimo n'u Rwanda. Ntare yaje gutera Ubugesera bwagengwaga n'umwami Nsoro Nyabarega, aramutsinda cyane, hanyuma Nsoro ahungira mu Rwanda ku ijuru rya Kamonyi. Ubu ni mu karere ka Kamonyi mu murenge w'ubu wa Gacurabwenge, ahari urugo rukuru rw'umwami Yuhi wa gatatu Mazimpaka.
Ntare Kivimira yasabye Yuhi wa gatatu Mazimpaka gufata umwami w'Ubugesera akamumushyikiriza, ariko Mazimpaka aranga, maze ahitamo kumwigiza kure gato y'ibwama Mutuzi Jenda na Kabugondo. Ubu ni mu kagari ka Jenda mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi. Umenya aribyo byatumye Ntare atera amajyepfo y'u Rwanda mu Buhanga no mu Ndara mu karere k'ubu ka Gisagara. Icyo gihe Yuhi wa gatatu Mazimpaka ajya kumukumirira Rusatira mu karere k'ubu ka Huye, aho yubatse urugo ahitwa mu Gejuru. Ntare yamurushije intege, yubaka ikami mu karere k'ubu ka Nyamagabe, aho yohereje ingabo zo kunyaga inka za Mazimpaka zarishaga mu Kinyaga mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Hashize igihe Ntare ararwara bikomeye, ingabo ze zihatira kumucyura vuba i Burundi, ariko apfira mu nzira ageze Nyaruhengeri. Ibwami bayifashe nk'aho ari Yuhi wa gatatu Mazimpaka umwishe, kuko ngo yaba yaranyoye amata y'inka ye yitwaga Gitare cy'impembe, iyi kandi ikaba yaragombaga kuzica umwanzi uzayinyaga. Ibirori byabaye byose ku ijuru rya Kamonyi, aho abasizi basingije ukuganza kwa Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Nubwo bwose baririmbye intsinzi, babonaga ko u Rwanda rudafite ingabo zihagije zahangana n'u Burundi. Birashoboka ko aribyo byatumye bagira igitekerezo cyo kubaka ingerero, aho ingabo zagandikaga zifite ubutumwa bwo kugenzura imbibi z'u Rwanda ngo zidaterwa n'umwanzi. Nubwo rwose kubaka ingerero bikunda kwitirirwa Cyilima wa kabiri Rujugira, hari abemeza ko rwatangijwe na se Yuhi wa gatatu Mazimpaka ahitwa Ikirarambogo mu karere k'ubu ka Gisagara. Ariko rero ntidukwiye gutwarwa n'impaka z'uwagize igitekerezo, ahubwo tumenye ko icyo gitekerezo cyakijije u Rwanda. Igikorwa gikomeye kuruta ibindi cyaranze ingoma ya Cyilima wa kabiri Rujugira ni uguhangana n'ingoma eshatu icyarimwe, nubwo bwose zitari zifite umugambi rusange wo guterera rimwe. Yarwanye n'u Burundi, arwana ku busugire bw'u Rwanda, anatera Igisaka n'Indorwa icyarimwe. Uyu munsi rero twahisemo kuvuga uwo mwami kuko ariho tubona icyarimwe ingabo zirinda ubusugire, ari nako zitera ahandi. Ikindi ni uko ari intambara zagize akamaro cyane, zikiza u Rwanda n'u Burundi, Indorwa ndetse n'Igisaka. Ikindi ni uko ari imirwano yamenyekanye cyane, irimo amazina y'imitwe y'ingabo n'ay'amatorero yazo, kandi tukaba twaramenye bumwe mu buvanganzo bufitanye isano n'izo ntambara, burimo ibyivugo ndetse n'ibisigo. Byari byaramaze kugaragara ko Abarundi bakomeye muri ibyo bihe, maze bituma Cyilima wa kabiri Rujugira yubakisha ingerero nyinshi mu majyepfo y'u Rwanda hafi y'imbibi z'u Rwanda n'u Burundi, azinindirisha ingabo zikurukira: Abarima b'umutware Gihana, umuhungu we Imututu mu karere k'ubu ka Nyanza, Ababanda b'umutware Nyarwaya Karuretwa yabashyitse Gakoma mu karere k'ubu ka Gisagara, Indara z'umutware Rwasamanzi rwa Mukungu azishyira Ikirarambogo mu karere ka Gisagara. Ingabo zitwaga Inyakare z'umutware Nkoko Inyaruteja mu karere ka Gisagara niho yazishyize. Abashubije ndetse n'abashumba batwarwaga n'umutware Kimanuka Imwoya mu karere k'ubu ka Gisagara niho yabashyize. Ingabo zitwaga Inyaruguru z'umutware Rwamahe, umuhungu we izi ngizi yazishyize ahitwa Icoko mu karere k'ubu ka Nyaruguru. Indirira z'umutware Muciye we yazishyize i Runyinya mu karere k'ubu ka Huye. Ingabo zitwaga Abadahemuka b'umutware Rubona rwa Rusimbi, akaba umwiru w'Umutsobe, izi zo yazishyize i Giseke mu karere k'ubu ka Nyaruguru. Nuko rero imirwano ya mbere yabereye bwa mbere mu Rwanda ku rugerero rw'i Runyinya, ishyamiranye ingabo z'i Burundi zarimo n'umwami Mutaga Sebitungwa, iwabo bamwitaga Semwiza. Ntabwo byoroshye kumenya igihe, ariko ni nko mu kinyejana cya 17 ducishirije. Umwami w'i Burundi icyo gihe ingabo yazihaye umutware witwaga Budengeri w'umunyarwanda wari waracikiye i Burundi. Uyu Budengeri yarakurikiye se Ndabarinzi wari waracikanye na Bicura, amaze kuganzwa ku ngoma ya Cyilima wa kabiri Rujugira. Mutaga Sebitungwa yamuhaye ubutware kuko yabonaga ko azi mu Rwanda nuko abanyarwanda barwana. Abarundi bambutse Akanyaru ka ruguru bibumbiye mu mitwe ibiri yitwaga Intarindwa n'Ibenga. Bateye urugerero rw'i Runyinya rwari rurinzwe n'umutwe w'indirira z'umutware Muciye utari uhari kuko yarajyanye na zimwe mu ngabo ze ku musozi wa Nyakibanda kumva umurya w'inanga ahitwa ku Ruhimbi. Byatumye ingabo zirwanishwa na Migisha ya Mihanda wari umwungirije. Umutwe w'ingabo z'indirira zari zigizwe n'amatorero abiri. Itorero rya mbere ryitwaga Indinda, hari kandi itorero rya kabiri ryitwaga Impama.
babisindirira kuko mu gihe bari mu itorero ibwami bari batarageza igihe cyo gutabara. Basabye umwami Cyilima wa kabiri Rujugira gutabara, nuko umwami arabangira ngo ntibaramenya iby'urugamba. Bamweretse ko batishimye, biyemeze kurira buri gihe kugeza ubwo umwami yabahojeje maze abohereza ku rugamba. Kuva ubwo izina risobanura abiririra gutabara. Mu gihe indirira zitangiye kurwana n'Abarundi, umugore wa Migisha bari batabaranye witwaga mu gihe yatangira gucunda amata, ari nako avuga ngo azareka gucunda ari uko Abarundi banyaze inka, akongeraho ko badateze kuganza intwari zo mu ndirira ngo bashobore kuzinyaga. Abarundi barwaniraga inyuma y'urugo rw'urugerero mu gihe indirira zarwaniraga mu rugo imbere. Byoroherezaga indirira kuko zarebaga inyuma y'urugo mu gihe Abarundi batabashaga kureba imbere mu rugo rwose. Mu mirwano rwagati, Umurundi aza kuvuga ngo yabuze umuriro wo gutwika urugerero. Intwari y'umunyarwanda witwaga Birinda bya Muhama ati kugira ngo utazajya uhora uvuga ko wabuze umuriro, dore nguwo ndawuguhaye. Amujugunye igishirira. Mu gihe wa Murundi yunamye atora cya gishirira, Birinda murasa mu gahanga maze yivugira ati, uwa Birinda bya Muhama ndi impumyi y'umwanzi ndarindagiriye inka y'inkomeri mu marembo kwa Ntaho ya Murema, nimwumve rushorera rwo ku manywa, ndashorera inyuma y'ibihunga, mwumve ngo ndibwira ingabo ku ntumbi ya kabiri. Umutware Migisha, umurwanisha w'ingabo, nawe arasa undi Murundi maze nawe yivugira ati, nzinga imbuga rya Kamarampaka ndi imfizi y'ikirushya ya Byintare, nanditse Umurundi ku ntaraga, none mu ntara ye kwa Sentama barantinya. Ati indirira ati ndengera, urugamba rucura kabunda, rukomanya impembe rushengera intwari, rwiyegura abatinyira uranangira, barutera amazi aragaruka. Mfizi ya Shinjori yiciraho, Muhinde wa Ruvundwa yiciraho, Muhinde wa Bukinanzuki yiciraho, Bishyanuka bya Ntwari yiciraho, Rubanji rwa Bitero yiciraho, Ruganda rwa Murama yiciraho, Ntabara ya Gahuna yiciraho, Mugongo wa Rubaye yiciraho, Rugarama rwa Nciye yiciraho, Mfizi ya Boneza yiciraho, Gihayi cya Burenzi yiciraho. Bigeze aho Nyakana wari muto muri batsimbuka urugo, maze izindi ngabo ziboneraho zirasimbuka zijya kurwana n'Abarundi mbona nkubone. Barasana n'intarindwa n'ibenga b'Abarundi, barabakubita maze mu kanya nk'ako guhumbya babakubura ku rugerero babamanura mu kabande. Abarundi bahageze baguma hamwe bari mu rugamba n'Abanyarwanda, bararwana karahava kugeza ubwo Umunyarwanda ateye icumu umwami w'u Burundi Mutaga Sebitungwa aramukomeretsa, bituma Abarundi barwana no kumurengera, ari nako bahunga basubira iwabo. Muri iki kiganiro cyo tubakunze bamwe Media TV, reka turebe uruhare rw'abatabazi muri iyi ntambara. Tugiye kureba icyo abatabazi bari cyo ndetse muri ibihugu byombi Rwanda n'u Burundi. Turareba bamwe mu mazina y'abatabazi bitangiye ibihugu byombi. Ese umutabazi yari umuntu nyabaki? Ese yari amaze iki ku rugamba mu ntsinzi y'igihugu kimwe cyangwa ikindi? Kuba ariko tugiye kugaruka kubabwira ibyo abatabazi suko bifitanye isano n'imyemerere y'Abanyarwanda ndetse n'Abarundi. Iyo myemerere ikaba yarigize umuco w'abatuye ibyo bihugu byombi. Umutabazi yari umuntu witangiraga igihugu akajya ku rugamba agamije kwiyicisha, kuko bemeraga ko icyo gihe amaraso yasama igihugu cy'abamwishe maze bigaha u Rwanda ubushobozi ndengakamere bwo kukiganza. Naho umucengeri we yitangaga iyo u Rwanda rwaterwaga, hagamijwe nawe ko amaraso ye yateza ingabo zateye gutsindwa. Hari bamwe mu bashakashatsi barimo Vansina babigaya ngo ntabwo byabaye, ngo byari uguhisha ikimwaro cyo kumva ko ingabo ikomeye yaguye ku rugamba. Ariko impaka zagiwe ibwami kwa Cyilima wa kabiri Rujugira zigamije kumenya abafite akamaro ku rugamba kurusha abandi hagati y'abatabazi cyangwa abacengeri na rubanda barwana, byerekana ko babagaho koko. Naho ubundi izo mpaka ntiziba zarabaye, zizwi mu bisigo 7 byitwa ibisigo by'ibyuma. Uwabimburiye abandi ni Gihana cya Cyilima wa kabiri Rujugira, umutware w'Abarima. Gihana yateye Burundi n'ingabo nyinshi z'Abarima, ariko afite umugambi wo kwitanga. Abarundi barabimenya bakajya bamuhungira kure ngo hatazavamo uza kumwica kuko yibunzaga. Kera kabaye Abarundi basanga batazashobora guhora bamuhunga, nibwo nabo bohereje umutabazi wo kuzarwana na Gihana ku buryo amaraso yabo agwa miswi ntihagire ngo mitsindi ndi. Batoranya Rurinda rwa Gakamba mwene wabo w'umwami. Abatabazi bombi basakiranira mu Bugesera hitwa ku Kabacuzi, maze Rurinda yica Gihana, ariko nawe arisogota arapfa, agwa iruhande rw'umurambo wa Gihana. Yaho aho hantu haje kwitwa mu rya Gihana na Rurinda.
uwo murwano wabaye umwe mu yindi ikomeye cyane hagati y'abarundi n'abanyarwanda yaguyemo abantu benshi batagira ingano ku mpande zombi. Hashize iminsi Burundi hatera inzara, maze biyumvisha ko itewe na Gihana, bahereye ko Gihana yari igikomangoma, umuhungu w'umwami Cyilima wa kabiri Rujugira, akaba yarishwe mu gihe Ruhinda yiyishe kandi atari umwana w'umwami. Bikaba byari bivuze icyo gihe ko amaraso y'umwana w'umwami yasumbyaga agaciro y'undi wese ubonetse, kuko ubwami bwari burenze kamere y'ubuzima busanzwe. Mu kwemera kw'icyo gihe byateye abarundi kwemeza uburyo baburizamo umugambi wa Gihana. Bamwubakiye inzu ahantu bahita Muyange, kuko Gihana yari afite urugo rukuri Muyange mu mudugudu w'ubu wa Muyange, akagari ka Rwoga mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango. Baharindisha ingabo ze bise abarima, baharagira inka maze bazita Nyamumbe, kuko nk'uko izo Gihana yari atunze ariko zitwaga. Bahubakira umugore bamwita izina ry'umupfakazi w'inkundwakazi, abarundi bakajya bajya kumushengerera ku rugo bamwitiriye. Imvura yahise igwa, bumva ko igushijwe nuko bigaruriye Gihana bakamugira umurundi. Mu Rwanda bakimara kumenya ko abarundi bigaruriye umutima wa Gihana, bibanga mu nda. Aho guteza ibyago i Burundi, ahubwo Gihana yagiye kugusha y'imvura. Byateye urubona umutsobe akaba n'umutwara wadahemuka kwiyemeza kuzaba umutabaza akitanga, bakamwica, akazajya kwibutsa Gihana inshingano ze. Yambutse Akanyara arangaje imbere ingabo nyinshi z'abadahemuka, atera ingabo z'abarundi zari zishinze ibirindira ahitwa Kivu mu karere k'ubu ka Nyaruguru, ubu ni mu murenge wa Kivu. Ntibyatinze abarundi baramwica. Yemera kujya kwibutsa Gihana ko abarundi bamubeshye ko ari mu Rwanda. Abarundi baje kumenya ko Rubona yari umutabazi, kuko ntibiyumvishaga ukuntu bashoboye kwica umutware w'ingabo wari urinzwe n'ingabo ze nyinshi. Bemeza ko Kivumajoro cyamwambutsa Nyarushumba wari usangiye se n'umwami Ntare Kivimira ajya ku butaka bw'u Rwanda, nawe akitanga akajya kuburizamo umugambi wa Rubona w'u Rwanda. Arambuka ageze mu Rwanda yiyahura ku iriba rya Muhanga. Iryo riba ntitwashoboye kumenya aho riherereye ubu ngubu. Yaragamije kuzatuma amazi y'iryo riba azateza muryamo mu nka zo mu Rwanda zigashira. Ibwami babimenye basaba Ntabyera kwitanga. Ntabyera uwo yari mu muryango wa Rubona, yagiye kwiyahura muri rya riba ngo akize inka zo mu Rwanda. Bavanyemo imirambo yabo maze bajya kuyihamba i Burundi mu ibanga rikomeye cyane. I Burundi haza gutera inzara, baza kumenya ko iyo mirambo yombi yahambwe i Burundi. Basanga nta kindi kizashobora guhangana na Gihana uretse amaraso y'umwami w'i Burundi. Nibwo Mutaga Sebitungwa atabaye mu Rwanda. Akimara kumenya ko Mutaga yateye kubaka inteko y'inkanda, Cyilima wa kabiri Rujugira yohereza kumurwanya umutwe w'ingabo zari zaramucikiye zihunze i Gisaka. Zari zaraje zitwaje imyambi irimo uburozi. Cyilima wa kabiri Rujugira yari yaratumije. Iyi myambi yari yarayitumije Ujinja. Binyujije ku mwami w'Igisaka witwaga Kimenyi Getura, mu gihe bari bakibanye neza. Ariko iyo myambi ihagera baracanye umubano, maze Kimenyi yihera ingabo zitwaga Urwasabahizi z'umutware Rutanda. Cyilima wa kabiri Rujugira yatumye abantu kuzajya guteranya Rutanda n'ingoma yo mu Gisaka, ariko agira ngo umwami nahinduka Rutanda azahungire mu Rwanda n'ingabo ze bitwaje ya myambi. Biza guhwira Rujugira, Rutanda ahungana n'ingabo ze, bageze ibwami mu Rwanda batabarana n'ingabo zateye inkanda kwa Mutaga wa gatatu Sebitungwa. Izo ngabo zarwanye n'umwami w'u Burundi, maze Rutanda murasa umwambi bashimangiyemo uburozi mu gahanga ahita apfa. Kuba Rutanda yari Mugesera ukomoka mu Gisaka nicyo cyateye abarundi karema ijambo Kugesera, bivuga kugira ubugome budasumbwa. Nshuti bakunzi ba Mwai Media TV, rero naha dusoreje ikiganiro cyagarukaga ku ntambara yabaye mu mateka y'u Rwanda n'u Burundi. Iyi ntambara ikaba yaraguyemwe abantu benshi cyane batagira ingano, ndetse ikaba ikintizwe cyihari ari uko yagize abatabazi barenga 4. Hakaba harabaye guhangana aho abatabazi bamwe bahambwaga mu gihugu kimwe kugira ngo basema amaraso y'ikindi gihugu, bityo intsinzi ije ku kindi gihugu, ariko bikarangira u Rwanda ruteye u Burundi. Aha ntituramenya neza koko niba ingoma Ngabe igaragara mu nzu ndangamurage ya Huye yitwa Nanga Burundi ariho yaba yarakuwe. Ibi rero byose nibyo tuzagenda tugaragaza mu bushakashatsi tuzagenda dukora n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mukomeze gukora subscribe,
like share ndetse na comment kugira ngo muzajye mubona ibiganiro tugenda tubagezaho uko bukeye n'uko bwije.